ubundi byakabaye ni bibe 60 ku muntu ukiri mu kazi, ariko umuntu ugaragaza ibimenyetso ko nta kandi kazi afite nta nako yabona. Amashuri yavuze naryo ryakabaye ribanza guhera ku banyamuryango. Kuki ishoramari ry'amafaranga y'abanyamuryango rijya muri private sector kandi hari abanyamuryango bafitemo n'ayo mafaranga nabo bakabaye bagira ibyo bakora badafite icyo bakora? Ese umuntu niba yarakwepaga 6% nibigera kuri 20% bizagenda bite? Icyo kibazo gikomeye. Tandukana na babandi babeshya ababona Ishwa Deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije. Tourism, Research and Conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abizi ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 57 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com. Bakunzi ba Karegeya Omar Pano rero twongeye kubasuhuza, tubifuriza ishya n'ihirwe, tubifuriza impera z'umwaka nziza. Tuziko tubwira ko mumeze neza, abo bitagenda nabo bihangane. Twongere kwihanganisha umunyamakuru mugenzi wacu Ingabire Alice wabuze umutambukanyi Kagabo Mansui, bashyinguye ejo bundi ku wa 4 mu irimbi rya Kamonyi. Nawe nakomeze yihangane niko bigenda. Alice rwo urumva, Alice twarimo dupanga kuzajya kumusura, tumuhitishamo ku itariki 26 cyangwa 27. Ndabandikira nti kandi 27 hazaba ubukwe bwa Pascal. Kumbe Pascal nawe ngo Imana yamwisubije, yari afite ubukwe, hasigaye icyumweru kimwe, hasigaye iminsi 3 ngo akore ubukwe. Pascal umunyamakuru dukoranye iminsi byinshi, ko na mbere yuko njya mu muryango wa TV10 we bajyaga bampamagara mu kiganiro habo nawe na Oswa Kim. Twakoranye akorera za Rurindo, aza kuza mu mujyi wa Kigali, ategura ubukwe, turafatanya. Twakoranye umuganda w'ukwezi kubanziriza uku nguku, umuganda usoza ukwezi kwa 10 twarawukoranye i Nyarutarama, dutegura n'ubukwe bwe. Ariko birumvikana ngo no kwihanganisha umuryango wa TV10, umuryango wa Teledis muri rusange, umuryango wa Pascal haba ababyeyi yavukamo, umuryango waho yakoreraga mu bijyanye n'ubuzima, yakoze ku bitaro byitwaga ibya Rutongo mu karere ka Rulindo, ariko nyuma za kuza CHK. Uwo n'umuryango nawo mugari yari afite, uwavukamo n'uwo yaragiye gushakamo. Ko nk'ubu we yaragiye gushakamo no kwihanganisha ari umuryango ari uwakabaye bagombaga kubana. Ni inkuru itapfa itoroshye kwakirwa,
yaba kuri ngiye ku giti cyanjye n'abandi, yaba kuri TV10, yaba no ku bandi bose, n'umuryango mugari w'aho yari yagiye, aho yari yarashatse. Niko navuga ko cyari gisigaye ni ceremony de mariage, kujya mu kiliziya gusa, ibindi ngira ngo byari byararangiye. Ubwo n'uwo mugeni nawe ni ukumwihanganisha, ariko ni shock ikomeye cyane, itapfa kuva. Nubwo nihanganishaga Alice wabuze umugabo Kagabo Mansuye bari bamaranye igihe, nta byago byoroha, ariko urumva kuri Pascal ho birarenze cyane, ariko nuko nguko nibwo buzima. Nta birenze navuga nanjye ubwanjye. Samushoke urumva ni urupfu rutunguranye, urupfu ruba hasigaye icyumweru ngo umuntu akora ubukwe, abantu bamugaragire. Urumva amarandevu yose twari tumaze kugenda tuyigizayo kugira ngo Roveniseti tube turi inyuma ya Pascal, kandi ni ibintu tumazemo iminsi dutegura n'abakozi ba Teledis muri rusange. Ariko nyine ubwo nuko nyine. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bimwe na bimwe. Umwanya ntabwo wabonetse ngo buri kimwe tugende tukiganiraho ukwacyo, ariko uyu munsi ikigambiriwe, abantu benshi bakundaga kumbaza bati ibintu bya RSSB kutabisesengura. Nari nabanje kugira ngo mbanze negeranye amakuru. Ubwo amahirwe nza kugera mu nama yarimo abayobozi ba RSSB, harimo n'umuyobozi mukuru Rugemanshuro. Byinshi atanga ibisobanuro, avuga ko uko iriya gahunda yo kuzamura umusanzu w'abanyamuryango iteye, n'ibijyanye no kunguka. Ibibazo byinshi bamubajije platform ya societe civile igizwe n'imiryango yindi myinshi, turaza kubigarukaho uko yagiye abasubiza, n'ingamba bafite bigomba kuzahinduka bikurikiye itegeko. Ariko mbere y'uko njya kuri icyo cya RSSB, dufite ijwi n'ishusho ry'umuyobozi wa RSSB. Nagira ngo mbanze mpere ku bisa naho bindi nabyo biri current, ukuntu uru rubanza rwa Theoneste Nsengimana ntabwo nzaruvugaho ukwarwo. Mfite inkuru ya BBC, mfite inkuru ibyanditswe kuri uru rubanza n'ibyavugiwe mu rukiko. Ni byinshi cyane tuzabivugaho, ariko ikigaragara ni uko bashinjwa, we n'abanyamuryango ba Darufa Umurinzi, bashinjwa ngo gukora kudeta, guhirika ubutegetsi nta ntambara ibaye, bifashishije igitabo cy'umuserbe ngira ngo Popovich, igitabo bita Blueprint for Revolution. Iki gitabo nacyo tuzabanza tunagishake twitonze, ariko ni ibintu bitoroshye. Impamvu bingibi biba biha agaciro ni ukumva ngo ese umunyamakuru kugaragara mu itsinda ripanga guhirika ubutegetsi ni ibintu benshi biba bigoye. Ariko nibutsa ko ni Burundi buriya muri puce ya 2015 havugamo abanyamakuru abitwa ba Innocent Muhozi n'abandi. Birashoboka kubera ko umunyamakuru ngo bari bafite inshingano zo gukwirakwiza, ariko binjira. Impamvu nabyo umuntu agomba kubigarukaho, mu byatumye ari mu rubanza havuzwemo Nsengimana Theoneste na Cyuma Hasani, abo bose bajya muri gereza. Ntabwo ibi ari byo abantu bakekaga, kuko mu byavugwaga ntabwo byari ibi, ariko mu kuburana hajemo byinshi. Bagaruka no kuba bakorana nabo mu rwego rw'igihugu, bavugamo Ingabire Victoire Umuhoza, bavugamo Maître Ntaganda Bernard,
hakavugwamo n'abari hanze, harimo abanyamahanga n'abandi banyarwanda, uko ikipe yari ipanze, byose tuzabisesengura twitonze. Abandi bamaze kubivugaho ariko ngewe ntabwo ndabivugaho. Icyo nacyo nicyo tuzakivugaho ubutaha umwanya wabonetse, twanabonye andi makuru neza, dufite umwanya uhagije. Hanyuma ibindi bintu bibiri, ntabwo ari utuntu, ni ibintu bikomeye. Ndabanza ntabwo ari bibiri gusa, ni ugufelicita Minisante kuba icyorezo cya Marburg baragitsinze burundu, iminsi 42 nk'uko Dr Sabin Nsanzimana bivuga irashize, nta murwayi ugaragara, nta uri mu bitaro. Uwanyuma mbese asohotse ibitaro. Ni ibintu byo kwishimirwa ko inzego z'ubuzima zakoze akazi, ariko zifatanyije n'izindi zinyuranye, harimo n'itangazamakuru, ko byatangiye kuvugirwa mu itangazamakuru. Minisante yo isa naho itarabona aho bigana, ariko nibura twaragitsinze. Twihanganisha imiryango yabuze ababo batwawe n'icyo cyorezo, n'icyuho mu buvuzi, kuko hagiyemo abaganga bagera mu 9, mu bantu 15 bapfuye. Bivuze ngo ubwo hari icyuho, hagomba kuzibwa icyuho cy'abo baganga bitabye Imana kubera Marburg. Iyo ni Minisante. Hanyuma Minijiste, mushuti wanjye Minisitiri w'Ubutabera, arazana impinduka cyane, afite akazi kenshi. Cyambere proje ya ADR, Alternative Dispute Resolution, iyo twahuriyemo bafungura ikigo hano i Nyamirambo. Bigaragara ko barimo ubuhuza burimo buratera imbere, abantu batangiye kubyumva ko hari kesi zigera mu 19,000 zaba zimaze gukemuka bidaciye mu nkiko. Inkiko ziravuna amafaranga, kwishyura umwavoka, igarama, urugendo, umwanya, noneho socialement ubwo byo byari ekonomi. Ariko socialement nuko abantu baburanye umwe agatsinda, iyo habayemo gutsindagurana ubwo kongera kubana biba bigoye. Umuryango waburanye n'undi, uwo mu muryango umwe akaburana n'undi, iyo umwe afunzwe abandi basigaye kubana ntiba bigishoboka. Ntabwo yaca ku rugo ngo asuhuze bamwikirize, ntiyahanyura imvura igwa ngo bamwugamishe, ntiyahanyura anyotewe ngo bamuhe amazi, ntiyahanyura ashonje ngo bamugaburire, ntiyahasaba umugeni, ntiyahasaba icumbi. Mbese ibyo byose, izo ni ingaruka z'imanza z'ibibazo byakemuwe biciye mu nkiko. Ariko mu buhuza byakabaye uko mbitekereza, abantu bamaze guhura, bamaze kumva ko ibintu babikemuye mu buhuza, bashobora no guhoberana, bagatahana, bagategana lifti, cyangwa umwe agaha undi lifti, cyangwa bakagenda mu modoka imwe, banagerayo umwe uko ateretse intango agatumira undi. Rero abo byaciye mu nkiko akazamo gufunga, ntibiba bigishobotse. Njya ntekereza muri iyi gahunda nk'uko na Minisitiri w'Ubutabera abizi yabimbwiye mu ruhame rwa benshi, kuko hari kamera, hari na mikoro. Hari ibihano, hari ibyaha biba byoroheje. Nkunda gutanga urugero, umuntu niba yibye igitoki kubera inzara ngo agaburire abana, ikosa aba yakoze rikomeye cyane ni ukuba yakihaye atagiye kugisaba nyiracyo. Ariko nanone kumufunga imyaka 3 nyiri igitoki nta kibonye. Hari mu byo abantu bashobora gutekereza. Nzi ko igihugu cyacu gishaka ibisubizo. Niba yibye igitoki afite amaboko, nyiri igitoki ashobora kumwereka ahantu akamubwira ati wowe wibye igitoki kimwe, abahuza bakabyemeza. Wibye igitoki kimwe, hasigara inguri, none dore isambu, cukura imyobo 10, turaguha insina uzitere, uzazikurikirane, uzibagarire kugeza zeze. Nibatangira gutema ibitoki nibwo igihano kizaba kirangiye. Iyo nzira yo kuba aza guhinga mu isambu y'uwo yibye igitoki, uko babana, uko baganira, na bya bitoki bashobora kuzabisangira. Murumva noneho ko bashobora kongera bakaba bamwe biciye, kandi n'igihano cyatanzwe, ariko impande zombi zikunguka. Kuko ikibazo tugira muri kino gihugu ni imanza nyinshi ziri penal, nshinjabyaha, ziba zishamikiyeho iziri civile, ariko iziri civile ntizikorwe. Kubera iki? Uwakoze icyaha, uwakorewe icyaha, uwakoze icyaha arahanwe, arafunzwe,
ariko ibyo yangije birasaba ko nyiri gukorerwa icyaha ari we ujya kubikurikirana, bimusabe yagarama nanone, bimusabe wa mwavoka, bimusabe za ngendo, bimusabe wa mwanya, cyangwa se na wa wundi ufunzwe nta bwishyu afite. Ibyo byose rero nicyo cyiza cy'ubuhuza, ngira ngo ni umushinga mushyashya twasabye imbere igihe kinini cyane, ariko ku bw'amahirwe urashyize ushyirwa mu bikorwa. Uko rero abagize uruhare bose mu kusaba n'abatararugize, bisaba ko dufatikanya, abantu bakagenda biga dukora iki. Ese itegeko ntiryanahinduka bakavuga ngo ibi ibyaha byo kuri iki kigero, dufata urugero rw'ibishobora guhanishwa igihano cy'imyaka iri munsi y'5 n'urugero, ntabwo bizi mu mategeko, ariko abantu bakaba babireba, ibihanishwa amezi 3, ibya6, iby'umwaka, iby'2, iby'3, bavuga ati ibingibi n'ibice mu buhuza, cyane cyane ko dufite gereza zicucitse ku kigero kirenga 170%, ariko iyo babivuga tubibona mu mibare gusa, ntabwo tubona ngo leta iri kubatunga miliyari na miliyari, ngira ngo 2022 bavuga ko ari miliyari 8 zo gutunga abantu bafunzwe muri ubwo bucucike, imiti, amazi, umuriro, abasuruveya, ibiryo, ibyo tukabibara, hanyuma tukongera ubwo ayo nava muri leta, ava mu basoreshwa abandi basanzwe, ariko tukibagiza ko nabo bafunzwe, iyo baba badafunzwe baba bari gukora bagasora bagatunga igihugu, urumva ngo ni double perte. Turahomba ibyo tubatugisha, tukanahomba bo ibyo bakabaye bakora bari hanze. So rero twakunda kwibaza ikibazo ngo ninde ufite inyungu mu kuba abantu buzuzwa muri gereza. Nafashe umwanzuro usanga ari ikibazo cy'imyumvire, ari urega, ari uwaregera, ari urega, ari uregwa, ari umupolisi ujyana umuntu, ari RIB igenza icyaha, ari parike ishinja icyaha, ari umucamanza uca urubanza, ari gereza ifunga. Abo bantu bose mu myumvire, iyo nzira yose kugera no kuri minisiteri, mu myumvire bazi ko guhana ari ugufunga. Ibyo rero bidahindutse tuzahora muri ibyo bihombo. Rimwe na rimwe hari n'abafungwa imiryango yabo ikamanuka mu cyiciro cy'ubudehe, bagahinduka abitabwaho na leta. Ni ukuvuga ngo wari utunze urugo arafunzwe, leta iri kumwitakazaho, ariko n'abo yasize nabo leta ikeneye kuba, kuko ni Abanyarwanda. Ningira ngo nitugera kuri urwo rwego abantu bizagera aho twese tubyumve kimwe, abantu bumve gahunda y'ubuhuza, abantu bumve ko ibintu byose bitarangizwa no kuba umuntu afunzwe. Iyo myumvire iracyahari, ariko kuko ubushize nababwiye umugabo wambwiraga ko yafatiye undi mugabo mu buriri bwe n'umugore we, noneho umugabo baramutwara bamumarana ibyumweru 2, ahora ampamagara ambwira ngo dore bamurekuye, atitaye kumenya ngo ese bamugumanye byo bimaze iki. Icya kabiri kumenya ngo ese koko gusangwa mu buriri bw'undi mugabo ese ni icyaha cyangwa hari ibindi byaha birimo, wenda hari umutungo wanyerejwe n'umugore awujyana kuri uwo mugabo bamusanganye, wenda tuvuge kuvogera urugo, ibyo birashoboka, ariko byose ntabwo umwanzuro ari ugufunga. Ibyo rero ni ibintu tugomba kujyananamo, niko mbitekereza. Abari hano, abanyamategeko, abakora iyindi mirimo, n'abashinzwe gushyira mu bikorwa iyi gahunda y'ubukemurampaka, nibaza ko abantu ntituzumve ngo tubishimye bya minijiste yonyine, oya, n'abandi bagomba gutanga ibitekerezo y'uburyo byakemuka. Ikindi muri minijiste ni ikibise pathway, sinimuka akandi kajambo bongeraho, ni nka transition abantu bamaze igihe muri gereza bagiye kurekurwa bagomba kunyuzwamo. N'iki cyaratinze gutekerezwa, ariko ntacyo ne plus tard que jamais. Abantu bamaze imyaka irenga 10-15 muri gereza batagera mu miryango yabo, byari bikenewe ko bagira ahantu banyura hatandukanye no mu rugo, hatandukanye no muri gereza. Muri gereza kurya sinzi, kurira ku isaha sinzi, kurya kangahe sinzi, gukaraba, kwiyogoshesha, ubuzima bwaho n'umusuruve yakureba agapita, nuko
mbere y'igihe gitoya, umwaka umwe cyangwa ibiri cyangwa amezi mbere yo kujya mu rugo, bakabaye hari ahandi hantu banyura hatakanira nko muri gereza, ariko hahahuza n'imiryango bagiye kujyamo, bakamenya ngo aho tugiye kujya hameze gute, n'abari mu miryango bakabasura, bakamenya uko bagatangira gufata akuka ko hanze. Akuka mvuga ntabwo ari umuyaga wo mu kirere, ni umwuka social. Umwuka social. Umuntu umaze imyaka 15 muri gereza, amasomo agomba guhabwa abapsikologe n'abasocial, ntihabemo ibintu by'umugaga by'abantu nk'abo bari bafite muri gereza, uko bari babayeho muri gereza, bafite inzego z'umutekano zibashinzwe, bakajya ahandi hantu hari relax, ukuntu basurwa, apana gusurwa kuwa gatanu gusa cyangwa kuwa gatandatu, basurwa igihe cyose bishoboka, nabo byanashoboka niba logistique yabyemera, nabo bakasura imiryango bagomba kuzajyamo, bakongera bakagaruka. Nibidashobotse bakajya mu nteko z'abaturage. N'urugero, kuwa kabiri umunsi w'inteko z'abaturage bakazana abazafungurwa bajya mu kagari runaka, bakabereka abaturage bakababona, nabo bakabona abaturage. Mu nyigisho bahabwa bakababwira ati nugera ku musozi w'iwanyu ntuzabanze kwikoma abagize uruhare mu kuburana kwawe, abagize uruhare mu kugushinja ibyaha. Icyo ni kimwe. Nugera ku musozi w'iwanyu ntuzagenda ubaza ngo agasambu karaha kagiye hehe. Nugerayo ntuzagenda ubaza ngo umwana wanjye w'umukobwa dore mwaramushyingiye ni munyereka inkwano. Nugerayo ntuzavuge ngo uyu mwana kwasa na runaka n'uwandi, n'uw'u Rwanda. Ntuzajye mu mibare. Icya kabiri, mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina byo ni ibintu bikomeye cyane. Imibonano mpuzabitsina nabifata nk'aho ari ishingiro ry'urugo. Noneho umuntu umaze iyo myaka, uko amaze igihe abayeho, either yarabyibagiwe cyangwa yize ibindi, noneho nabo yasize nabo ntabwo bagomba gusigara gutyo. Icyo kintu kigomba kumvikana. Niba warasize abana 3 ugasanga ari 5, ukiga uko ugomba kubyitwaramo. Ni byinshi. Ntuzagenda uvuga ngo igiti nasize aha ko mwagitemye, nyine cyareze baragitema. Akarima kagiye karagurishijwe, bajyana umwana ku ishuri cyangwa bashyingira umukobwa. Ibintu byinshi. Ushobora no gusanga umuryango warimutse, inzu yarashaje cyangwa hateye amazi, abo wasize bafata umwanzuro wo kwimukira ahandi. Ibyo rero byose ni bimwe mu masomo agomba kuzatangirwa muri iki kigo kizatangira mu kwa kabiri, nk'uko Minisitiri Dr. Ugirashebuja Emmanuel abivuga. Ariko mu masomo hari bitagomba kwibagiranamo. Ni ukuvuga ngo ni inzira iri hagati ya gereza n'urugo. Bivuze ngo ibyaberaga muri gereza bigomba kugabanyurizwa ubukana, n'ibibera mu rugo bikazamurwa, abo mu rugo bakitegura kwakira wa muntu, ariko na wundi wari umenyereye ahantu mu buzima busa naho bukaniye, nabyo bikoroshywa. Iki rero nabyo urumva ni ibintu bibiri uyu muminisitiri wa Minijiste azanye bishya, ariko nabyo birimo challenges, bisaba ko gukorana na Minubumwe, abaganga, inzego z'ibanze, mbese bagasohora umuntu akagenda agataha ibisigisigi bya gereza byaramaze kugabanuka, ari noneho afite uruntu rwo kwinjira muri sosiyete, niko nabyita. Afite yatangiye kongera kugarurirwa ubumuntu bw'uko agiye muri sosiyete ikamenya kumwitegura, ntimwikange nabo. Donc ni impande zose, mbese abantu bagomba gushyira hamwe kugira ngo iyi gahunda ibe yajya mu bikorwa. Bitabaye niho tuzagenda dusanga ubwo ibyo byose nagiye mvuga niko byaba source y'amakimbirane biramutse bitategujwe abantu impande zombi. Ufunguwe nabasanga, kuko nibitabaye azagera yatangira ati wa mugore we niba utangiritse isambu yagiye mvira. Bitabaye ni hahandi azagenda ati aba bana ntasize ntibamvira. Ni hahandi azatangira amakimbirane akaza, ugasanga hatangiye icyakabaye navuga ngo icyakabaye kurangiza igihano kibaye ahubwo intangiriro yo gukora ibindi byaha. Ibyo rero ntabwo ni ukubikumira. Iyi gahunda nayo ni nziza. Urumva ko Minijiste ifite ibintu bibiri igomba
guhangana nabyo igomba gushyira mu bikorwa ariko bikeneye no gufatanya n'abafatanyabikorwa. Nsa n'usoza kuri zino ngingo mbere y'uko njya kuri RSSB, reka tuvuge ku mpinduka muri guverinoma. Urumva zabaye ku wa gatanu nimugoroba. Harimo abantu, hari ibyo abantu babonaga impinduka muri guverinoma, abahawe imirimo. Neri Mukazayire wagizwe minisitiri wa siporo, wo kumuvugaho na minisiteri ye, ari minisiteri ari n'umuntu, bose byombi hari ibyakavuzwe. Uyu mudamu ntakabaye mwita umwana, ariko ntabwo, kubera ko murusha imyaka irenga 10, ariko nta kamwite nyine kuko yatangiye kumenyekana akiri muto kubera amateka ye ashaririye nk'ay'abandi banyarwanda, ariko aye navuga ngo hanze yo gusharira harimo no kwicanga. Urumva kumva ko ufite umubyeyi umwe ufunzwe, ufite wakatiwe, abandi abavandimwe n'undi mubyeyi bari iruhande, socialement parlant biragora kugira aho uhagarara. Nicyo mpamvu nibyo nise gucanga, kugira aho uhagarara kuri mama, kuri papa, ku bavandimwe no kuri sosiyete. Rero urumva ni umuntu watwaje, abantu benshi baramuzi mu buhamya, aratwaza ntibyatuma adakora, atiga, ariga, yiga neza, kandi no mu mirimo iyo yagiye akora yose ayikora neza ku buryo birangiye abaye minisitiri. Nibaza ko ari mu bagize bagerageje gutanga ubuhamya ku mateka yabo batayagoretse, nta kindi agamije, icyari kigamije wari kugira ngo akire n'ibyo bikomere. Yavuze ati ngera ahangaha bakareba bakavuga ngo nduyu, nagera aha bakavuga ngo nduyu, nagera aha bakaryana inzara, ariko ibyo bintu byose ukabicamo ugakura, bikageraho ushinga umuryango, bikageraho ushinga inshingano ukazikora neza kurusha n'abandi badafite n'ibikomere nk'ibyawe. Kugera ku rwego rwa minisitiri ni ibintu bikomeye cyane, n'ibyo kwishimirwa. Hanyuma minisiteri yo minisiteri ya siporo, urumva mu myaka itagera kuri ngahe uwasimbuye, ngira ngo engineer Richard Nyirishema yari amazemo amezi atagera kuri 5. Nawe yagiye asimbura Aurore Mimoza ambassador, ariko we yari amazemo igihe, ariko hahoramo ibibazo. Abantu benshi bavuga ko bakeka ko byaba bishingiye wenda ku mafaranga y'abaterankunga. Burya iyo ahantu hari amafaranga hakunze kutaba stabilité, uko umuntu yabyitwayemo wajya kubyumva. Minisiteri ya siporo vis-à-vis Ferwafa, vis-à-vis amahoteli, amakupe twakira, ibikorwa remezo bijyanye nabyo, ngaya amahoteli ntashoboye kwakira, ngaho bakoze komande mu ruganda, ngaho umunyamategeko yasinye blank check, yasinye check itujuje amafaranga. Avuga ibintu byinshi kuko biragoye gutandukanya Ferwafa na minisiteri ya siporo. Nabyo biteza ikibazo kuko rimwe na rimwe usanga Ferwafa ishobora kuba ifite inyuzwamo amafaranga menshi kurutanyuzwa muri minisiteri. Ibyo byose rero portefeuille ya minisitiri wa siporo ibirebereye mu bihari, mu bigaragara byanditse, ariko no mu biza bisanga mo hagati. Urumva biragoye. Hanyuma rero ubwo na Richard wari uyimaranye amezi angahe, nawe yahawe indi mirimo, nawe ni congratulation. Vincent Karega reka mbivugire rimwe. Vincent Karega na Lambert Dushimimana bagizwe ambasaderi, bamwe mu bagizwe ambasaderi, kuko hari n'abandi ba Buswayizwa Parfait wagiye muri Congo Brazzaville. Ariko kesi ya Karega na Lambert tubihuza na Rwanda Classified nigeze kubivugaho. Vincent Karega uko yavuye muri Afurika y'Epfo, ntabwo byari ishyamba, ntabwo ryari ryeru. Hanyuma yoherezwa muri Congo, birangira bamwirukanye. Hanyuma yoherezwa mu Bubiligi ho buramwanga.
ubu noneho yagizwe ambasaderi wihariye ushinzwe akarere k'ibiyaga bigari nabyo urumva harimo Kongo. Impamvu mbihuje, Lambert nawe Dushimimana wahoze honorable, wahoze ari senateri nyuma akayobora intara y'Uburengerazuba, nge twarahuye ndamubaza nti ese ko ntacyo bavuze ati ko ntacyo bavuze wazize cyangwa se baguhaye gishyashya? Avuga ati ubu ndi muri vacances nyine ndategereje, ati ariko nyine aho wakinaga iyo bashyize undi mukinnyi uricara. Impamvu rero bihura nuko nyuma Lambert agiye mu Buholandi. Mu Buholandi, igihugu cy'Ubuholandi bari boherejeyo Gasana Alfred, probabilité yo kwemerwa yari hasi. Ubu rero bivuze ko kuba bashyizeyo undi mwambaza, ubwo nuvuga ngo nyine aho Gasana yagombaga kuba ari hagiye Lambert. Ubuholandi nicyo gihugu kirimo Byansi wavuzwe cyane muri Rwanda Classified, ariko mu nyandiko za Rwanda Classified nazo zikagaruka kuri Karega muri South Africa. Muri South Africa bavugamo abantu babiri cyangwa batatu baguye muri Afurika y'Epfo. Karega ari ambasaderi, nyuma yava muri Afurika y'Epfo akajya Kongo Kinshasa ikamwirukana, hanyuma bamushyize mu Bubiligi buranga. Muri Rwanda Classified nibwo haza amadetaye ajyanye na Vincent Karega muri Afurika y'Epfo. Bishobora kuba biri no mu byagize urari kugira ngo n'Ububiligi nabwo bwongere bumwange. None Lambert Dushimimana nawe agiye mu gihugu cyanze Gasana Alfred, kirimo Byansi, promoteri, nakwita nka promoteri wa Rwanda Classified. Ya Rwanda Classified izanamo Karega. Donc promoteri ari mu Buholandi, ahahoze Nduhungire, ubu ni ministre w'ububanyi n'amahanga. Ubuholandi rero bivuze ngo Lambert nawe ubwo ajyanye umwenda w'igitego. Igihugu kirimo Byansi, igihugu cyanze Gasana Alfred, igihugu kirimo umuryango wa Victoire Ingabire uvugwa muri runo rubanza rwa Basengimana, umuryango we, ngira ngo na mama we mu minsi yashize bavugaga ko urugo rwe rwahiye, bamwe bakavuga ko rwatwitswe, abandi bakavuga ko rwafashwe n'inkongi yizanye. Ubwo rero Lambert nyine nabubwira iki, urumva nyine nawe biri mu bimutegereje muri icyo gihugu cy'Ubuholandi, mu bwami bw'Ubuholandi. Undi ngarukaho ni Musabyimana Jean Claude wahoze ari ministre wa Minaloc, ntabwo amaze igihe avuyeho. Uyu ndamugarukaho bisanzwe, yagizwe umunyamabanga uhoraho nshingwabikorwa ES, Executive Secretary muri komisiyo y'amatora. Nagiye mu bimutegereje muri komisiyo y'amatora, ahubwo reka ndebe n'ahandi yanyuze. PS muri Minagri, mbere yaho yarabaye guverineri w'intara y'Amajyaruguru, mbere yaho yarabaye muri nyobozi ya Musanze, icyo gihe anaba guverineri Musanze yari yabaye yanyuma mu mihigo ku bwa Ministre Murekezi, avuga ati ariko Musanze mwibera mu matiku. Hanyuma bukeye yabaye guverineri, inkuru zose zasohotse zivuga ngo meya w'akarere kabaye akanyuma mu mihigo agororewe kuba guverineri. Bon, abaye aho ndibuka ko nge nagiye no mu biro bye ndamufelicita kuko nari nagize okazi yo kujya Musanze. Abaye aho nyuma yaho asimburwa na Gatabazi we ajya muri Minagri nka PS, aho yavuye aba ministre wa Minaloc. Ari Minaloc nibwo hari byinshi habayemo byinshi, abantu bavuye mu byiciro by'ubudehe baragraduatinze barazamutse, ariko tukabona abantu bagisaba ubufasha ngo mwishyurire abantu mitiweli. Bazamutse bate? Dufite abantu benshi barihirwa mitiweli n'ama ONG, dufite abagitifu benshi babahamagara baba bashaka batera nkunga bo kwishyura abantu mitiweli, ariko agezeho ati
hari imibare yaragabanutse. Icyanyuma kidasanzwe ndaza kuvuga wenda abandi batakunze gukomozaho nuko uyu niwe wavuze ko abanyamakuru ari barusahurira mu nduru ngo ni n'abakomisiyoneri. Yavugaga ku nkuru yari yaciye kuri mama Urwagasabo. Mama Urwagasabo iyobowe na Mutesi Scovia. Scovia ubu niwe uyoboye RMC. Twibaze ngo iyo Scovia ayobora RMC, Musabyimana ayobora Minaroke, kandi RMC ni umufatanyabikorwa wa Minaroke. Minaroke mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari uburyo managinga itangazamakuru byaca muri RGB cyangwa se direct muri Minaroke. Ubwo se Minaroke ari kuyoborwa n'umuntu yashoboraga RMC ari kuyoborwa n'umuntu minisitiri wa Minaroke yise gusahurira mu nduru, yise umukomisiyoneri. Urumva nibura byo twagize amahirwe Scovia yagiyeho, Musabyimana atakiri minisitiri, ariko abantu bakagombaga kuba ibyo bagombaga kuba bakwibazaho. Hari undi witwa Uwayezu nawe wahawe umwanya wigeze kuvugwa yagiye sinzi umwanya yari yabonye muri Tanzania mu rwego rwa yase cyangwa rwa Afurika, ariko abatanzania ntibamwibonamo. Rero yagaruwe mu gihugu nawe ahabwa umwanya. N'abandi hari abandi ntavuze bagiye bajya ahantu bigaragara ko hari hakenewe impinduka zinyuranye kubera ibihari. Burya hari igihe umwanya umuntu aba awushoboye mu gihe runaka, ariko pari raporo y'ibiri kuza kuko ibigo birakura, agenda zirahindagurika. Niba ari Minagri niba ari tufata urugero Minagri, hariho agenda yo kurwanya ibyonnyi mu bigori, icyo gihe hakeneye umuspecialiste, ariko ejo haza icyonnyi cyo mu ikawa hagakenerwa undi. Niba ari Minisante, igihe cyo kurwanya corona gitandukanye n'icyo kurwanya Marburg cyangwa se kugabanya taux de mortalité mu rugero mu bana cyangwa mu bagore. Bigaragara abantu benshi bavanwa mu myanya. Icyo shaka kuvuga ntabwo bivuze ko bananiwe, ahubwo portefeuille igezweho ntabwo macinga nayo neza, none bakaba bajya mu yindi myanya cyangwa bakaba bicaye bagategereza nk'uko Musabyimana yari amaze amezi yicaye, cyangwa se nk'uko Dushimimana Lambert nawe ukwezi ni nk'ukwezi nta kwari kutaragera, n'abandi. So rero ni impinduka muri guverinoma nazo umuntu ibi bintu aba ari ibintu biriho tutarenze ingohe. Turimo turasoza umwaka, rimwe na rimwe nabo dukorana bakeneye kujya mu kuwusoza, tukabura umwanya rimwe na rimwe wo kugira ngo buri kimwe tukivuge, kandi natwe ni ngombwa ko tuzageraho tukawujyamo. Niyo mpamvu bibaye nk'aho mpuza ingingo nyinshi nkazihuriza mu kiganiro kimwe. Noneho rero amakaro meza ni ku Ikaro Plaza nk'uko bisanzwe iteka i Remera, uciye munsi ya sitasiyo iri imbere ya gare ukagera ku nzu y'umweru haruguru y'umuhanda. Aho ngaho rero baguha ibikoresho byose byo kurangiza inzu, amarangi avanze neza, rangete, gypsum, wall master na wall panel n'ibindi byinshi. Muhamagare kuri 0788835046. So reka rero turebere hamwe ibya RSSB. Abantu bakekaga ko nifashe, ariko ntabwo nari nicaye ubusa, hari byinshi narimo nshakisha, ariko nagize amahirwe yo kwicara muri sale irimo umuyobozi wa RSSB Rugemashuro n'abatekinisiye be, harimo Dr Hitimana Regis wa presence yerekana uko inzira yose y'ibi bintu byo kugira ngo bazamure. Hanyuma muri iki kiganiro muraza kumva noneho birambuye ibyo umuyobozi wa RSSB avugaho mu buryo asobanura, mu buryo yasobanuriye platform ya société civile. En fait, platform ya société civile ni nakita nk'urugaga, nubwo babyita umbrella n'umutaka, ngereka mbyita urugaga
rugizwe n'imiryango igera muri 14 nayo ibumbye iyindi miryango. Ni ukuvuga ngo nabo ni abakoresha. Amusori kubera ko nzi neza ko n'abayobozi b'amasendika, amasendika, impuzamasendika eshatu, Kosiri, Kotrafu na Sestral, nabo babonanye na RSSB, babonana na Rimbizi ariko ntago nabashe kubona raporo yavuyemo. Ubundi amasendika n'abakoresha kuba RSSB yarakoranye cyane na private sector, sendika zirari zihagarariye abakozi na platform ya societe civile nabo bafite abakozi. Donc byavuze ngo uyu mwanzuro wabaye nk'utungurana. Ejo hari n'ababazaga bati kuki mutaturebye mbere. Rugema ashobora gasubiza ati nyamara consultation zarabaye, nubwo nta rirarenga hari ibindi bizaba, nubwo nta kizahindura itegeko ariko hari ibindi bizaza nyuma. Avuga ati muri consultation zabaye twagiye duhura n'abantu bahagarariye inzego zimwe na zimwe, ati wasanga namwe mwari murimo wenda mwambaye impu nyinshi. Avuga ati wowe ushobora kuba uri muri societe civile unayobora sendika cyangwa se uri muri leta, ati abo bantu abo twahuye nabo nabyo ntabwo twabimenye, nicyo basaga naho bavuga n'itangazamakuru ntiryabimenye. Impamvu ibintu byateje polemike nuko itegeko ryaje nk'irisa n'iritunguranye, hanyuma noneho no kwagutungurana riza risobanurwa na RSSB, minisitiri w'intebe avuga nyuma ko ari gahunda ya leta. Ubundi nuko byagombaga kugenda. Niba ari gahunda ya leta yapanze, nabyo kubibwira abaturage byari ngombwa, cyangwa se na guverinoma akaba ibyivugira. Ntabwo minisitiri w'intebe ari kuvuga nyuma wa RSSB, kuko abantu bari bagize ngo ni RSSB yabyizaniye. Ibyo rero aba ari ikibazo cya communication. Buriya igihe cyose iyo hatari communication itakorewe igihe, ntikorwe neza, iteza speculation n'ibihuha. Ibyo nibyo byabaye, abantu igikuba gisa naho gicitse. Yewe nanjye ndi mu batabyumvaga neza, ariko uko bigenda bisobanurwa noneho nawe tukaba twaribonaniye, nubwo tutavuganye face à face, ariko yavugagiraga muri sale ndimo, n'ibibazo bamubajije ndabikurikirana. Aya masendika, platform ya societe civile igizwe n'impuzamiryango zigera muri 14 nk'uko nabivuze. Profame twese hamwe ifite imiryango 53 yose. Ubwo iyo miryango nayo niko ifite abakozi. Rwanda Youth ifite imiryango 35, Karado ifite imiryango 12, LP Plus 16, Ibuka imiryango 9. Ubwo nuvuga ngo ushobora kuba yaraniyongereye aho bamaze kwihuriza na ARG. Ringof ifite imiryango 16, Sesoibe ifite imiryango 46, hari n'undi ufite imiryango 30, Nidor ifite imiryango 14. Nidor ni y'abafite ubumuga. Refak ishinzwe iby'uburezi, umwana ku isonga imiryango 23. Ubwo nuvuga ngo ni imiryango na ONG locale akora ku bana. UPHRS bashuti bacu abafatanyabikorwa ba KOP imiryango 13, abo ni abafite ubumuga n'abandi bajyanye n'ibyo mu gukora isuku imiryango 9. Ni imiryango myinshi. Aba rero nibo bahamagaye RSSB ngo basobanurire, cyane cyane ko bo bafite ikibazo kiri special, kubera ko ama ONG locale menshi akoresha amafaranga aturuka hanze. Igihe umwanzuro wafatiwe, bo bari baramaze gukora budget, kandi budget yabo iterwa n'umuterankunga. Bavuga bati twebwe ntabwo turi tayari guhita tuzamura ngo tuvane kuri 6 dushyire kuri 12%, kuko aho dukura amafaranga ku muterankunga azi neza ko hano ari 6. Dukora planification budget twakoze yari 6. None muravuga ngo 2025 irangire twese twageze kuri 12, kandi budget zacu zamaze gutorwa, tuzayakura hehe? Okay, nuko byagenze. Hanyuma noneho baza gutanga ibisobanuro. Batanga uburyo bavuga bati uko pension itangwa, espérance de vie yarazamutse. Abantu niba espérance de vie izamutse, probabilité yuko umuntu winjiye muri pension ayifata igihe kinini irazamuka. Ubundi bavuga bati ubu ngubu abafata pension bari ku 9%, ariko bigaragara ko kubera espérance de vie yazamutse bishobora kuzazamuka. Ubwo rero bakavuga bati iyi gahunda yaje ariyo kugira ngo
ariyo kugira ngo bazazibe icyuho, ntibizabe ko umuntu ajya muri pansiyo ngo abure amafaranga yatanze, ariko nanone ntibizabe nanone ko bajya gufata mu kindi kigega cyangwa mu kigega cya leta kugira ngo babashe gutanga pansiyo kandi umuntu yakabaye ayitangira. Mu byo bavuze mu bibazo bamubajije harimo kuvuga ngo ese ibi bintu biragira impinduka ku bagiye gutangira pansiyo mu myaka ya vuba. Ibyo avuga ko bizongera gutangira. Njyewe nari mpagaze cyane hakomeye, n'abantu barabibajije, notama umugabo witwa George n'abandi no muri Profame, ngira ngo bakibaza bati ubundi uko pansiyo itangwa, nyir'ubwite yahari atangiye pansiyo afata pansiyo yagenewe ayifata 100%. Ubwo pansiyo yagenewe ni amafaranga yatangaga buri mwaka, yiteganyirizaga buri mwaka wo kwiteganyiriza bakongeraho 2%. Noneho bagafata ayo yahembwaga imyaka 5 ya nyuma, mbere yari 3, imyaka 5 ya nyuma bakongeraho ya 2% ya buri mwaka. Ku buryo nk'urugero yatanze umuntu uhembwa miliyoni mu myaka 5 ya nyuma akoze imyaka 40, kubera ya 2% ahembwa 800. Noneho ya mafaranga ibyo bakabishima, ndaza kugaruka kuri challenge, ariko bakavuga ngo nyir'ubwite yahari afata ya 800 100%, yapfa uwo bashakanye agafata 50% ya 800. Uwo bashakanye yapfa, umwana uhari utarageza imyaka 18 cyangwa 25 akiri ku ishuri agahabwa 25. Wo muri Profame ati se iyo logique bundi iteye ite? Nyir'ubwite nubwo ari we witeganyirije ariko afite umuryango, none arapfuye, avuye mu muryango, afite abana 5 n'umugore, none umugore ari gufata 50%. Wa mugabo wari uhari wenda hari n'icyo yafashaga umuryango, babuze umutwe w'urugo, none n'amafaranga bahabwaga agabanyijwemo 2 kandi bo bagihari aho hantu. Undi arongera ati ese uko muteganya amafaranga ya pansiyo, uko mwongera amafaranga ya pansiyo, murateganya no kugabanya imyaka ya pansiyo? Ntabwo yakibajije neza ko yavugaga icyongereza cyinshi, ariko icyo yashakaga kuvuga ni nkaho nanjye mpagaze nkunda kuvuga. Abantu bari hagati y'imyaka 50 na 60 badakora, bagomba gutegereza 60 ikagera, ya mafaranga 60 ikazagera yaramaze kuzezengera cyangwa yaranapfuye kubera uburyahari. Kuko uyu mugabo George yatanze urugero ati ejo bashobora gukora reforme muri Mineduc, bati iyi myanya ntikiri ku isoko, hakagendamo Karegera 52, hakagendamo Albert wa 55, abo bose bakagenda bakicara bagategeza ko 60 izagera, kubera kuri iyo myaka nta muntu ukimuha akazi, biramujyanisha mu bujyahabi, nta projet nimwe yakora, nta mafaranga afite, akicara kandi amafaranga ye aryamye muri RSSB. Iyo kategori y'abantu ikeneye kuvugirwa ikongera ikavugirwa. Nibiba ngombwa tuzajya kuri tele twerekana abantu bameze batyo, wahagarikiwe akazi kuri 54 akaba agomba gutegereza 6 nta kindi kimutunze, ntahembwa, nta rama afite, mwupaka yuze 60 azayuzuza ate? Nageza 60 se umwana utaragiye ku ishuri azaba akirigiyemo. Ibyo ni byo abantu bagomba, ariko ngira ngo mu kwirezeriva Rugemashura yavuze ati na nyuma y'ibi hari izindi nyigo zizakorwa. Ubwo wenda niyo ngiyo bayitekerezeho, n'abasendikaliste abo mu masendika n'abandi bakoresha babitekerezeho cyane, bazarebe ngo iyo kategori y'abantu, kubera ko amatangazo yose atanga akazi muri kino gihugu aravuga ngo kuba utarengeje 45, ni ukuvuga ngo gutakaza akazi uri hejuru ya 45 bikwima amahirwe yo kubona kandi kubura ikigutunga, kuko pansiyo uzategereza 60 kugira ngo uyabone, kandi naho uri ntacyo uri gukora. Ubundi byakabaye nibibe 60 ku muntu ukiri mu kazi, ariko umuntu ugaragaza ibimenyetso ko nta kandi kazi afite, nta nako yabona, bamutwe
batangire bamuhe duke, yaba pourcentage, yaba kumwishingira muri banki akagira utwo akora. N'iri shoramari ngira ngo amashuro yavuze naryo ryakabaye ribanza guhera ku banyamuryango. Kuki ishoramari ry'amafaranga y'abanyamuryango rijya muri private sector kandi hari abanyamuryango bafitemo n'ayo mafaranga nabo bakabaye bagira ibyo bakora, badafite icyo bakora? Ibyo nibyo ni ukubireba, bahere ku banyamuryango. Urajya kuguriza abo muri secteur privé, hari abantu bateganyirijwe badafite icyo bari gukora, barangije igihe cyo kubona, amahirwe yabo kubona akazi yararangiye kubera gukura. Ibigo byinshi biba bishaka gukoresha abajene, urumva ntabwo wamubwira ngo umushoferi wo muri Ontrakomu ahagaritswe ku myaka 53 nta wundi wamuha akazi ko kuvuga ngo uratwara amuha imodoka ngo uyijyane cyangwa umuntu wa 53 ntabwo byaba bigishoboka. Ni ukuvuga ngo abaye umushomeri kubera imyaka, ariko afite aho yateganyirije. Icya kabiri, usibye wenda uwo mwashakanye we birashoboka, ariko si umwana. Umuntu wa 60 kuri probability yacu yo gushaka, mu muco wacu ko burya kurenza 25 uba wagumiwe, wakabya 35. Umuntu ugira 60 agifite umwana uri munsi ya 18. Muri uyu muco wacu ni uvuga ngo yaba yarashatse afite 42, waba yaratinze, aba yaragumiwe. Kugira ngo ugire 60 ugifite umwana wa 18 cyangwa se 25 yiga, ubwo waba waramushatse, nabwo ni uvuga ngo yayafata umwaka umwe. Ariko kugira 60 ufite abana bari munsi ya 18 cyangwa 25 bakiga biragoye. Et puis 25 umuntu ukiga se pour moment imanite bazirangiza kuri 19 20, kaminuza bayiga 3, ubwo ni 23, nivuga ngo ntibishoboka. Ibyo bintu byose rero nibyo abantu bagomba kwibazaho. Ndimo ndashyiramo n'ibyanjye kubera ko nicyo cyari cyanjyanye, ariko hari byinshi CEO wa RSSB yasubije, aho yakoresheje amagambo agira ati nta muti ukenewe kunywa, muri make saga hato, ariko kunywa kare kuzawunywa utinze uzaguhenda kandi ntacyo uzaba ukikumariye. Ibyiza ni ukunywa kare. Ubwo yerekanaga ko bafashe umwanzuro ugoranye, ariko n'ubundi washoboraga kuzadutungura mu gihe kiri imbere. Muri make ibyo yavuze byo birumvikana ko gahunda iravuga ngo ni ugutanga 2025 bazatanga 12%, ubwo ni ukongeraho 6%. Noneho nyuma ya 2025 buri mwaka 2 kugeza ubwo ni 8% azababuraho kugira ngo bibe 20, ku buryo 2030 abantu baba biteganyiriza 20%. Ariko ibyo ngibyo nta bigoye, abantu babitegujwe, bivuze ko abakoresha bagomba kongera amafaranga. Ariko hari ikintu na n'ubu wenda aricyo sorezaho kugira ngo muze gukurikira ijambo rya Rugebashuro. Aracyatanga urugero kuko nararwumvise arutanga n'ejo yarusubiyemo, avuga ko muri ino reforme harimo kuvuga ngo amafaranga afatwaho ubwiteganyirize n'aya transport arimo. Ibyo nanjye ndabyemera. Sinibuka niba teperi, ubundi teperi nayo yakabaye ifata ku mafaranga, ubundi umushahara ushobora uburimo umushahara fatizo, aya amafaranga y'icumbi, ay'ingendo, wenda n'aya communication. Ibyo kuba byose byafatwa bikavanwaho ubwiteganyirize ntacyo bitwaye. Yatanze urugero rero ko hari abantu ngo bagiye bakora agakorera miliyoni, ariko umushahara fatizo witwa 100,000, 900 akitwa transport, none yazajya muri pension akabarirwa kuri bya 100,000. Ibyo uwabibonye ko yavugaga ko hari abantu baza gukora rukuru, muraza kubyiyumvira. Nibaza ko ibyo harimo uburiganya, harimo n'ubujura, harimo no kunyereza imisoro. Umuntu ukorera 100,000 transport yikaba 900 yirwa mu nzira, akazi ke n'ukugenda gute? Kandi ugasanga uwo muntu wakorewe ibyo yirwa mu biro, ntateragira. Ibyo ni uburiganya, ibyo ni ukunyereza. Kumumenya ugaceceka nabyo ni ugufa umufatanyacyaha. Ntabwo ari logique.
audite se ntizikorwa? Ni gute transport yakuba inshuro 9 umushahara uhembwa? Hari ibyo ubukwepa. Ni ukuvuga ngo uwo muntu aje gukora rokuru byaganirwa kuko ariko nta nigaruriro kuko babariye kuri rya jana, ariko ukareba umukoresha we kuki ibyo bintu byakunze 900 umushahara ukabijana 900 akaba no. Urwo rugero kubera ko yarusubiyemo ubwo byarabaye, ariko niba byarabaye umukoresha yakihanangirizwa, umukozi we urumva nawe ntiyarazi kimutegereje, umukozi yishimiye gufata ayatahana, umukoresha nawe arabyemera, ariko ayo ngayo 900 ubwo niba ataratangiye wa RSSB seke atanasorewe. Ubu akaribyo bitangiye kugaragara, umuntu ajya kujya muri pension yavuga umushahara ahembwaga bagasanga umushahara batangiraga ubwiteganyirize ari 100, habarimo amanyanga y'abakoresha. Umukozi nawe akishimira gutahana menshi, ariko abari amanyanga y'abakoresha kuko 6% n'ubundi yose itangwa n'umukoresha, akishyura na TPR par rapport y'amafaranga ugezeho. Ibyo rero iyo wemeye ngo amafaranga azatangirwa ubwiteganyirize naya akagabanywa, ubwo na TPR atangira ayo ngayo yandi arengaho ngo akitwa ya transport, kandi utajya uri nka presenter w'amakuru utajya ujya kuri tele ugasanga umushahara wiganjemo transport. Oya, aho byabaye bwana Rugemanshuro n'ikipe yawe abazajya baza bavuga ibyo mujye mubaza ibigo bakoreraga muhe warning abo bakoresha. Transport igakuba inshuro 9 umushahara, keretse niba ari byo mwahinze, niba hari aho biri ibyo bigo byakabaye bihabwa romarike. Ibyo bintu bigakorwa imyaka 2, 3, 4, 5. Ntabwo ari byo kuko buriya nkurikije uko abantu iyo bamaze kubona umukozi yamaze kwinjira mu kazi cyangwa umukoresha amaze gushinga ikigo, bahita bamukomunika, abona message yuko yinjiye muri RSSB, akaba agomba no kwishyura TPR. Bivuze ngo gukwepa RSSB egari gukwepa Rwanda Revenue. So ubwo rero abo bantu bahombeje abakozi, yego abakozi bishimiye gutwara menshi ntibateganyirizwa, ariko ubwo bivuze ngo ntibanasorewe, hasoze rya jana ryonyine. Rero ni ibintu bigomba kwitonderwa. Ibigo bigaragaramo bene ibyo nibaza ko hari uburyo byakagombye gufatwa. Niba hari ibyo mvuze nabi abantu bashaka kuzatwunganira bakatubwira uko bimeze, ariko iyo tendance irahari, kandi koko abakozi benshi bishimira gucyura amafaranga menshi mu rugo, bishobora gucyura amafaranga menshi mu rugo, ariko ubwo bihita bivuga ngo n'ubwiteganyirize buba bupfuye. Ariko umukoresha we mu byo yungukiramo abaprofise kutagutangira 6% muri RSSB, akanaprofita kudatanga agomba kujya muri Rwanda Revenue. So muri make ndabicagaguye shyiramo n'ibyanjye, ariko noneho ijambo rya Rugemanshuro umuyobozi wa RSSB muraza kwiyumviramo byinshi abantu batari babashije, abantu batabasha kumva mu gihe iyo umwanya ari mutoya cyangwa par rapport y'ibica mu itangazamakuru. Nawe arabyemerera ko yavuze ko ari ibitangazamakuru 2 ngo bitangaza ibyabo neza. Ubwo nawe agomba kwibaza kuki ari 2 byonyine. Ese byo ni shyashya? Ese kuki bitangaza gutyo? Kuko ibitangaza umunyamakuru agomba guhagarara hagati mu mwanya w'utanga amakuru n'uwaha amakuru. Ushobora gusanga rero yagiye agaterura ibyo utanga amakuru ntajye mu mwanya w'uyahabwa. Ibibazo abantu bakomeza kwibaza ntibiva muri abo baturage, muri abo bari abakozi. Ntabwo ari uguterura ngo ikigo cyavuze gutya. Ibyo bigo 2 nabyo araza kubyivugira, ubwo nyine namwe muraza kubyumva, ariko nawe nabyo hari ibyo bagomba gukosora. Kuko mu byo avuga ati aravuga ati abwira platform ya societe civile ati n'ubwa mbere mbabonye cyo kuri ubutaha tuzajya tubatuma tubabwire mitiwere, mutubwire abo bantu banyu barebe mitiwere bajye muri Ejo Heza. Nubwo yavuze ko nayo Ejo Heza ni ubushake, ariko bagashishikariza abantu kugira ubwo bushake. Ibyo byose kuba tarazi ko platform ya societe civile nayo irimo abakozi, ibyo bintu byose nabyo nibaza ko izi mpaka zavutse ari byo zakanguye.
abo banyamakuru batagiye babitangaza uko RSSB bishaka, nabo hari icyo babakanguyemo. Nibaza ko mu mikorere mishyashya bakabaye bagira ngira ngo ku gihe cya Richard Tushabe wigeze kuyobora RSSB, icyo gihe bakoranaga n'itangazamakuru neza, ariko abantu bamusimbuye bose sinzi ko byaje kugenda. None kuri kino kibazo byaragaragaye nyine, urumva bakoranye n'ibitangazamakuru bibiri bavuga, ibindi birishakishiriza, ibindi bikorana n'abaturage, ubwo nawe urabyumva. So nibaza ko mu ngamba harimo no kuba banoza imikoranire no gutanga amakuru ku gihe agenewe abagenerwa bikorwa, kuko abakozi ubwiteganyirize bureba buri mukozi wese. Ubu hatangiye no kwiga ejo heza, nubwo iba muri informere, ariko n'abari muri formere barahari benshi, abantu bakabyumva ntibinagere ku rwego abantu bongera gukwepa guteganyizwa. Ese umuntu niba yarakwepaga 6%, nibigera kuri 20% bizagenda bite? Icyo ikibazo gikomeye. So rero nibaza ko urugendo ruracyakomeza, ibyo yemeye bigomba kuzanozwa mu kindi gihe, nabyo tuzagerageza kubimwishyuza, ari twebwe abakozi, ari twebwe abanyamakuru, ari twe abaganira n'abagenerwabikorwa, abakozi muri rusange, byose tuzagerageza gukurikirana tumenye ngo ese bimeze bite. Cyane cyane ikibazo cy'abantu batakaza akazi batakibasha kubona kandi bagategereza 60 ngo babone pension. Muri iyo periode baba bayeho bate? Ese abapfira muri izo nzira, abasinzikara, abarwara batafasha kwivuza, ab'imiryango isenyuka, abana babo bagata ishuri bavuga ngo ntegereje ko pension izagera. Oya. Nizere ko n'abantu ari société civile, ari abasendikaliste, amasendika, icyo kintu bagomba kukigaho cyo kumenya ngo umuntu wo muri hagati yo gutakaza akazi ka nyuma atakibonye kandi no kubona pension arabaho ati? Ese arabahabwa 20%, 30% se? Ese pension ye yamubera ingwate akagira ibyo akora? Kuko barahari benshi, ibyo ntabwo tubivuga mu cyuka, barahari batakaza akazi mu myaka 50, 55 bakajya mu cyeregate. Nibaza ko abazakurikira ikiganiro bazatunganira bakaduha n'ibisubizo, ariko na RSSB nk'urwego rukuri iki gikorwa cyo kuzamura imisanzu y'ubwiteganyirize, narwo rugomba kuba hafi, rukaba flexible, rukagira impinduka, rukumva ibyo abakozi bavuga. Nk'uko Minisitiri w'Intebe yabivuze ko leta yatekereje ibyagirira neza abanyarwanda, n'icyo bazakirebe. So mukurikire ikiganiro cya Rugemanshuro na platform ya société civile, naho butaha. Umwaka aziyongera azaba pension, kuvuga ngo kwa mbere abapensione basanzwe muri pension n'abandi bagiyemo pension bazongera 20% ko byamubona imare neza, muri Rwanda agera kuri miliyari 60 buri mwaka ajya yishyura abari muri pension, kuvuga 20% yayo ni miliyari 12. Sa miliyari 12 zateganyijwe zigiye gusaranganywa abari bari muri pension. So icyo kuvuga ngo nimba nayo minimum izazamuka kuba hafi inshuro tuzatanga muri sente 20% yaza yarasanzwe gutanga envelope in concrete numbers miliyari 12 zigiye ziyongereyeho kuyajya gatangwa zigiye gusaranganywa abari basanzwe muri pension going forward. Kuvuga tuge nimba nakurugero minimum yari 13 bakaba bagiye kuvuga notiko tuzatangaza, kuvuga ngo guhera uwo munsi n'amezi azakurikira niko bizagenda, kuvuga ngo tugiye kuzamura, so bazatayibonamo. Ariko ubwo icyo kuvuga ngo 20 iyo miliyari 12 ababona make bazongerwa cyane kurusha ababona menshi. Ubundi difference ni hagati ya 13 na hafi miliyoni 7 hagati. Wowe uri hejuru azabona inyongera ntoya, ariko hasi azabona inyongera nyinshi. So ibyo byateganyijwe, urakoze ko wayashije n'abaturage kubivugaho. Kandi umuntu going forward atari ukwezi kumwe, kuvuga ngo iyo ni promotion
azahita guhera kugeza igihe wongeye gukora izindi reviziyo, akaba nanone yakongera na inflation. Ikiri gukorwa kugira ngo twongere base ya private ya formal sector, hari initiative nyinshi niteza ko hari namwe mu rwego dufatanya mu gufashamo. Hari initiative nyinshi muri Mifotra natwe dufatanyamo nabo zo guhanga imirimo no guformaliza formal sector, abakora mu mamine, abakora mu nganda, abakora mu security navuze ariko batari reported. Abo rero hari ingamba zaje kugira ngo nyongere, ariko hari n'ibindi nabyo bizana kuri bino bikorwa. Mu kwa gatatu twateganya gutangiza ikigega gifasha business ziciriritse zintoya ziciriritse ntabwo ari dushambo business SMEs, small and medium enterprise cya miliyari 30. Icyo ni amafaranga mashya, ikigega gishya kije guhanga imirimo, kuvuga ngo ya business yagendaga ariko igenda ku rwego ruto niho twayifasha gukura. Ibyo ni mu bintu private sector yishimiye cyane, kuko mu twavuze twebwe karemera n'imirimo iri mu Rwanda ni tukorera SSB, ushaka ko mu zagera muri 2010 byagenda natwe kwa kabiri, kandi birashoboka. Ikindi n'ubwo hari ikigega cya research and development, ubushakashatsi n'iterambere, kugira ngo dufashe ba rwiyemezamirimo baba bagishakisha. Buriya dufite abashakashatsi benshi ari abari mu buhinzi, mu nganda, mu ikoranabuhanga, bahimba ibintu ariko bikaguma muri research, bikaguma mu bitabo. Turashaka kugira ngo bridging a gap y'ibintu biva muri research bijye muri business. Ibyo nabyo biri muri gahunda y'ubuhinzi. Umuntu wese abona igiceri icyo ari cyo cyose kuri ayo mafaranga agomba kuba ari muri formal sector. Ntabwo waba amafaranga y'abanyamuryango cyangwa business z'abanyamuryango ziba mu sanzu y'abanyamuryango ngo hanyuma ugiye kuzigira formal. Ibyo bizagenda byiyongera, ariko hari n'izindi gahunda nyinshi za leta zo kuzamura n'umubare. Ese abazasaba we bazabigenza gute? Gukora no ayasanzwe atanga yazakora mu bakozi. Declaration igomba gukorwa kuri 12. Byo ariko yandi cyangwa gatatu azaburaho ugomba kwandikira SSB usaba werekana ntabwo ari granted y'uko umuntu wese azayibona, ugomba kwerekana ko ukabishoboye. Hari mekanizme zasizeho z'uko ureba ubushobozi bw'ubisabye kuko bitera ibikiye abishoboye bagomba kubikora, kuko again inyungu za buri wese n'abanyarwanda muri rusange. Ariko no kwandikira SSB hari ibyo bazagusaba byerekana ko kwerekana ko udafite ubwo bushobozi n'impamvu n'ibyo uteganyiriza kuyatanga. Ese abatazashobora kubikora muri mezi 12 bagenda mu December 2025 uzagenda gute? Gahunda nuko tugomba kubishobora. Ubundi haba hari ubushake, ubushobozi buraboneka. Ibi bintu mu nyungu zacu. Umuntu utekereze, ushobora gutekereza gute ari ngiye kujya mu zabukuru yanyanyanyagira gute? Dufite uburyo, do we have an option of not doing it? Kugira ngo nawe mpamvu icyemezo cyafashe dufite, hari amahitamo dufite yo kutabikora. Nimba dushaka kujyaho dushaka kugana abana twifuza, ubuzima bw'umunyarwanda twifuza, hari amahitamo dufite y'uko tutabikora. Niba dushaka ko umunyarwanda uri kuramba abaho ubuzima bumeze uku, ntabwo twavuga ibintu nimwe abantu bakora bitandukanye. Ntekereza ko rero ubwo bushobozi tugomba kubishakamo bukaboneka, kuko byaratinze. Bijyanye n'ikindi kibazo kugira ngo mugenzi wacu George yabajije avuga akamaro cya kabiri abajije, ariko ndabavuga cya ejo heza nyuma se n'ubundi ibiganiro turi gukora, izi ntabwo ari consultations, ibi ni ibiganiro ya clarifying. Consultations zabaye mbere, zanabaye mbere y'uko icyemezo gifatwa na leta. Ngira ngo nashimira ko leta babisobanura neza, Prime Minister abisobanura. Nta kibazo cya SSB, ni icyemezo cya leta y'u Rwanda yafashe kubera ko heza yifuje abanyarwanda tugomba kugira uruhare. Rero consultation zarabaye, umwanzuro uba uriya wafashwe. So izi nama ari consultation, ariko inama zirafatwa of course. Iyo abantu baganira akaba inama nziza zitakanye n'izo mwaduhaye turi butware. So ntabwo ari consultation zihindura kino cyemezo. Consultation za kino zino mwanzuro zakozwe cyane cyane private sector. Mbese ntekereza ko
uzareba ya liste sinzi umuntu wanditse ari muri civil society kugira ngo yazamo gray area between trade unions, different societies zihari, private sector federation. Hari aho usanga zihurira ugasanga rimwe na rimwe n'abantu bamwe umuntu akaba yashobora kuba yambaye ingofero ebyiri ahagarariye yabivuga ukagira ngo n'abandi barahari, ariko ngira mu rwego rusange mu baganiriwe na leta na Mifotra bose ngira ngo umwanzuro wafashwe mbere y'uko bijya muri cabinet wari uko again ngira ngo ntabwo turabikeneye birakwiye, ni mu nyungu zacu twese. Then ikibazo gihinduka gute, iyi gute rero niyo dukomeza kuganiraho kugira ngo dusobanukirwe kurushaho tujyanemo se tubishobore gute. Amara gakoresho zose ariko umuntu utanga pension na yeza bakanataka ejo heza ni ubushake. Iki kintu dufite akazi gakomeye na mugenzi wacu Ivan Ayamshi ibyo ya communication. Ejo heza ni ubushake rwose, ndetse rimwe na rimwe tujya duhana cyangwa twasaba ibihano abayobozi baforsa abakozi kuyatanga. Ejo heza ni ubushake ariko ubwo bushake twifuza buri wese ko yabugira, kuko binasubiza cya kibazo cy'uko se imyaka ya pansiyo tuyigabanye ko ari 60 kuri 60 early retirement 60 ariko 65 niyo kuma kwa igihe cy'abagabo kazi menazi. Ariko ejo heza yaje gukemura ibibazo ibyo bimwe muri bibazo. Ejo heza 55 ushobora kwifata, bivuze ngo wariteganyije neza, nyamuneka niba utari ejo heza uyu munsi tangira aho umariremo, kuko ejo heza ububasha nta limit, nta minimum nta maximum, kandi yo ina flexible mu buryo ushobora kwikoresha nk'ingwate muri banki, ushobora gukoresha ingwate wishyura imiti bivuza cyangwa se unishyura ibijyanye n'amashuri y'abana cyangwa se n'ayawe ubwawe. Ejo heza nabwiye ngo twababonye tuzaho nimba ari hano mukorera sinzi, ariko twababonye hari ibintu byinshi tugomba kujyanamo gufasha abanyarwanda gusobanukirwa ejo heza. Umuntu wasobanukiwe ejo heza nibyo nizo nshingano, ntabyera ngo dufite akazi gakomeye ko kugira ngo tubige umunyarwanda wese abyumve neza. Ejo heza buriya ni amahirwe akomeye, nta nubwo buriya byango byose ubushobozi ntawagombye kubihatirwa cyangwa se kubigira itegeko, ntabwo ari itegeko, ni ubushake. Ariko ubishoboye ku bwawe cyangwa se no kumva nanze cyane ku batoya, kuko hari bavuga ngo compounding effect ni 8th wonder of the world. Ngufuza ubushobozi cyangwa avuga cyangwa 8th wonder ingufu za compounding. Amafaranga wizigamira imyaka agenda yikuba. Ufite umwana mutoya imyaka 3, 5, 10 ugatangira kumuzigamira 1000 buri kwezi, niba bari make 100, iryo jana ryunguka buri kwezi buri mwaka imyaka 18, imyaka 20, imyaka 30. Uwo mwana hari byinshi umufasha. Uri n'umukozi bikorera buriya ushobora kureba ayo wizigamira mu kazi cyangwa se no mu koresha gutangira. Iyo ubishoboye ubasha kwizigamira ejo heza bikore, kuko inyungu zirimo ziruta kure cyane utabikora. So ubwo tuzashaka n'undi mwanya umunsi mwatumeho tutazabatumira tuganire kuri ejo heza ko abanyamuryango bose mwumvishe, navuze ko karori kubavugana n'abantu muri ejo heza ubwo bizatugarura kugira ngo iyi mobilisation. Ariko to be sure the point, ejo heza ni ubushake n'amategeko kandi yuzanya paso, bivuze ko ifite atagira afite pension atagira ejo heza, ariko bagize afite byombi. Udafite pension y'itegeko yagumye kugira nibura ejo heza ubushake. Kabiri tuvuze consultation zarabaye, we reduced the retirement age. Buriya abagenzi banjye baza kumfasha hano Louise na Dr. Regis na Ivan. Reka mvuge ku imyaka ya pension harimo abagenzi banjye nafasha ku bindi byavuzwe. Imyaka ya pension se yagombye kugabanywa, yagombye kuzamura.
nyuma y'ano zino mpinduka zabaye hari ibindi bizakurikira, ntabwo turekeye aho. Hari izindi nyigo zigiye gutangira mu kwa mbere zerekana ibindi bishoboka. Nicyo Madame Emma mwabarije muga mutese benefice zigenda gute kukiko umwe umuntu umwe ubwo n'umwe yitabye Imana mu bizigwa byose birimo. Kuvuga ibi ngibi byakozwe ni inevitable, ni bya bintu tuzi ko kubera sensitivité y'ibindi byose bahindura ntaho byari kutugeza tutakoze kuri iyi contribution. Iyi contribution guhindura consultation bazari zimaze imyaka 12 guhera muri 2012 aho inyigo ya mbere iheruka yuzuye yabereye. Kuva iyo myaka yose ababiganiriyeho bibaza reminder imyaka 12 ariko hagafatwa kimwe. Iyi ni milestone ikomeye mu gihugu cyacu tugomba kwishimira n'abanyarwanda, cyane cyane ko ubuzima bwacu bwateye imbere ku buryo twese tuzaraba. Ariko ko tutabikoze ubu twatwitega iminsi. So mu kubasubiza rero nuko ko imyaka ya pansiyo yose yagabanywa se muri izo nyigo zindi zakurikira. Abahanga bazobereyemo mu bizigwa bazatwereka igishoboka byose n'imibare. Buriya nitugeza kuri 20 aho ikigega gihagaze neza bishobora kuba byashoboka, kuko ugomba kuba gahunda yo kwiteganyiriza. Yes, hari inyungu zivamo mu gihugu muri rusange, ariko no kuvuga umuntu ugiye muri retirement ubushobozi bwo kumutunga ubuzima yarabayeho nta gihindutse. Noneho tuvuge ko washobora kumyaka 65 ese kigagaze neza byana byashobora mari ngomba gukomeza gutera imbere. Ubu ngubu kuva mu 19 kugera kuri 24 gikubye hafi gatatu return on investment kugira ni cyera ya 11.08 kwijana. Kubyo bizakomera bizamuka, ariko na formal sector nayo yongera na contribution ko bizamuye ku 20 dushobora kureba ugasanga ariko bamugana tekereza neza reka tugabanye imyaka nizo contribution zindi ziboneka. Ariko kiza nuko tuzakomeza kubaganiriza turebe ko ibintu bihagaze. Amabanga w'ibintu twari amabanga bamope ntabyo gwishima Imana ko imibare ihagaze ntikwereka hari ibyo ushobora kwirengagiza ariko ubisanga imbere. Nicyo twirinze rero ko ufunga amaso ariko ngo twabikoze 12 tubisanze imbere. Sibyo ntawe hari ibindi bibazo bijyana na maternity, formal sector, maternity, government